Urabona tutari abantu b'abagabo ubwo se abo ngabo uri kwirigwana nabo badusumbye isura Satani mumukubitira ikofe muri iki giterane haranditse ngo nibutse iminsi ya kera nibwira ibyo wakoze byose ntekereza umurimo w'intoki zawe nkuramburira amaboko umutima wanjye ukugirira inyota nk'uw'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Hanyuma dusome Zaburi ya 46 Zaburi ya 46 umurongo wa 2 gusa. Hari ijambo rivuze ngo Imana n'ubuhungiro bwacu n'imbaraga zacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ongereho no wa 3 haravuze ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yakurwa naho isi yahinduka naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri. Amen. Haleluya. Amen. Ngira ngo nkorera kuri piano gatoya. Nanjye ndirimbe. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo, anyobora iyo gukiranuka, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho. Ishimo yawe ni nkoni yawe impumuriza umutima, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. Amen. Haleluya. Ninde wahindura imigambi yawe Mana, ninde wavuguruza icyo wavuze, uvuze yego ntawavuga oya, uvuze
imigambi yawe mana, ninde wavuguruza icyo wavuze, uvuze yego, ntawavuga oya, uvuze oya, ntawavuga yego. Gato tuvuga ijambo ryitwa kwibuka imirimo y'Imana cyangwa kwibuka umurimo w'Imana ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ntabwo ndi kubumva, ntabwo ndi kubumva. Haleluya, haleluya. Nanone ntabwo ndabumva. Twese tuvuge ngo amen. Nibyo koko abantu murananiwe mu buryo bugaragara, ariko uri muri twebwe ntabwo ananirwa. Imana ishimwe. Duhereze Imana icyubahiro. Haleluya. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba we, Imana iturebera aho, Imana iturebera we aho tutareba, ayiwe Imana iturebera aho, Imana iturebera yo aho tutareba we, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho Imana iturebera aho, Imana iturebera we aho tutareba we, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Yewe ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, yewe ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, Imana ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyarema, ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora, ntaho yagiye iracyakora. Imana irashoboye, Imana irashoboye, Imana irashoboye, Imana irashoboye, abizi irashoboye, ifite amaboko, ifite imbaraga, Imana irashoboye, 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 Imana irashoboye. Imana irashoboye, Imana irashoboye, Imana irashoboye, Imana irashoboye. Haleluya, 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 haleluya. Amen, 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 amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Simuka, simuka, simuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Kugira ngo mvuge abandi minota ibiri, ndabinginze nimuhaguruke, muhaguruke maze mbabwire. Amen. Muhaguruke mwese, muhaguruke. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Imana iri mu kazi, 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 ndayumva iri mu kazi, Imana iri mu kazi, umuri iri mu kazi we, Imana iri mu kazi, ndayumva iri mu kazi, Imana iri mu kazi, nimukoma amashyi, Imana iri mu kazi, 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 ndayumva iri mu kazi, Elohim ari mu kazi, Imana iri mu kazi, ndayumva iri mu kazi, Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi, ndayumva iri mu kazi, nimukomere amashyi, tuyikomere amashyi, tuyitigire akazi, tuyikomere amashyi, tuyitigire akazi, nimushyiremo amashyi, nimushyiremo amashyi, tuyitigire umudeho. Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi, Yesu ari mu kazi, Yesu ari mu kazi, Yesu ari mu kazi, akorera mu mutima, Yesu ari mu kazi.
kuri uyu musozi we Yesu ari mu kazi Nyamwumva ari mu kazi Yesu ari mu kazi Yesu ari mu kazi koma amashyi koma amashyi koma amashyi koma amashyi koma amashyi koma amashyi koma ijambo ry'Imana n'amasengesho y'abera bifite imbaraga ku buryo byinjiye muri ubu butaka nunahahinga nunahakandagira izi mbaraga z'Imana zizagufata. Imana ifite imbaraga. Amen. Tuhereze icyubahiro. Haleluya, haleluya. Tuzamurira amaboko, tuzamura amabendera y'ijuru gutya. Haleluya. Hanyuma Dawidi niwe waterateranyije imirimo y'Imana ku buzima bwe. Aravuga ngo nibutse iminsi yanjye ya ryari. Amen. Haleluya. Bashumba, nubwo uyu munsi ari none ariko hari kera. Amen. Si igitangaza ko kera twashoboraga kuba turagiye n'amatungo, ariko uyu munsi turabashumba. Si igitangaza ko kera twari tumeze nabi, ariko none hararuta ejo hashize. Tuzamurira Imana icyubahiro. Amen. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Ndagira ngo ngwibutsa kera ukurura amateka y'imirimo y'Imana. Uriya mukecuru yanyumvise, yibutse iminsi ye ya kera. Hari abasore hano banyumvise, bibutse barembye, Imana irabakiza. Bibutse bashonje, Imana irabagaburira. Bibutse benda gupfa, Imana irabazura. Nimba mubyibutse dukomere Imana amashyi. Amen. Uwakuzana hano kera hawe wari warabuze urubyaro, ariko Imana yagize gute? Yararuguhaye. Dawidi aravuga ngo nibutse iminsi yanjye ya ryari. Ntekereza umurimo w'intoki zawe, nanjye nkuramburiye amaboko. Turamburire amaboko Imana. Rindi jambo twasomye riravuga ngo Imana n'ubuhungiro bwacu, twebwe twahisemo kuyihungiraho. Buriya abantu b'Imana ntimukabone hari igihe umwigisha ashobora guhamagara abantu ngo baze kwihana. Ntabwo ari mwebwe, ari amahitamo yanyu mwaza mwiruka. Ariko kubera ko hari imbaraga ziba ziboshye imitima y'abantu, icyakora icyo twakoze ni ukugusengera. Kandi amasengesho twasengeye hano ntabwo tuyajyana i Kigali, turayasiga hano arakomeza kuguma mu kazi. Ndabizi neza ko, haleluya, haleluya, intego yacu y'urugendo rwacu ni ukukurarika kugira ngo tuzabane mu bwami. Hanyuma rero bene Kora nibo banditse iyi Zaburi. Bavuga ijambo rikomeye. Baravuga ngo Imana n'ubuhungiro, ni umufasha utabura kuboneka mu byago. Bibutsa ko ibintu byakuyobera, wakenera n'abantu ukababura, ariko iyo bikuyobeye ufite Imana, iyo uyihamagaye iraza. Ibiro by'abantu bakomeye bajya bageze igihe bakabikinga, no mu ijoro mu gicuku ntibaba bagikora, ariko nta saha n'imwe wahamagariramo Imana ngo uyibure. Muhaguruke dusenga Imana. Kwari ukubasuhuza kugira ngo se ngiye kubwiriza. Muhaguruke dushimire Imana ko Imana yaturinze. Muhaguruke twibutse iminsi yacu ya ryari. Utekereza umurimo w'intoki z'Imana. Turamburiye Imana amaboko, dushimiye Imana yabanye natwe. Imana ibaha umugisha. Mana mu izina rya Yesu. Haleluya. Tawe lasi olebo shadekota endeba siribo oniheda kasinima shadebrai hoze kota. Jambo ryawe ryibukije abantu iminsi yabo ya kera. Kera bwari bwije, ariko niwe watumye haba kumanywa. Turagushimiye ko
hari iminsi yacu ya kera yari mibi, ariko uyu munsi hararuta ejo hashize. Hari enekola salabra, hari amajoro wakesheje ku buzima bw'abagabo bari hano, hari amajoro wakesheje ku buzima bw'abadamu bari hano, hari amajoro wakesheje kuri aba baririmbyi. Natwe tukuramburiye amaboko tugushimira. Hello ta shadobre tawasike lebon dole stansi elebrai power head stifo to the shine ma eloi hide stifonemo. Twibutse iminsi yacu ya kera. Oh, hallelujah. I will head Oh, obre. hallelujah. Kera ntabwo twari ubwoko, ariko Imana yaduhinduye ubwoko. Kera twari mu mwijima, ariko Imana yatuzanye mu mucyo. Kera twari tutaramenya Yesu, ariko twaramuhishuriwe. Kera twari tutaramenya imbaraga ziri mu Mana, ariko twarazimenye. Heta kodasa nobreria hedinanome shedekoria sai beni hedist. Kera twambaraga nabi, kera ntitwagiraga isabune, kera ntabwo twagiraga inkweto zo kwambara, kera twari inzererezi, ariko dufite aho kuba. Turashimira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Hayi widi stifonemo. Abo wakijije imihoro baragushimiye, abo wakijije amasasu baragushimiye, abo wahaye urubyaro baragushimiye. Haneo tako stifore bra, abo wakuye muri gereza baragushimiye. Haya tambole stifore bra, abo wakijije itabi baragushimiye, abo wakijije ubusambanyi baragushimiye. Kera twari babi, Imana yaduhinduye beza kubw'imbabazi zayo zikomeye. Turashimira Imana, turashimira Imana. Dukomeye Imana amashyi, dukomeye Imana amashyi twivugirije impundu. Imana nihabwe icyubahiro, Imana niririmbirwe. Dukomeye Imana amashyi. Aya mashyi ni ayo gushimira Imana, aya mashyi ni ayo guhimbaza Imana. Izi mpundu ni izo gushimira Imana, izi mpundu ni izo gushimira. Urakoze Mana. Icyubahiro ni kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Amarembo, amarembo, amarembo we, amarembo, amarembo, amarembo we, amarembo y'ubutabazi we, amarembo, amarembo, amarembo we, amarembo, amarembo, amarembo we, amarembo, amarembo, amarembo we, ayiwe neza we, mbega umunezero. Tuzaba kugera aya masaha, hamaze kujya mu gituro abantu benshi. Haleluya. Amen. Abantu Imana itije kubaho tuyikomera amashyi. Hey. Uyu munsi ahantu hari ibitaro byakira abarwayi bo mu mutwe, uyu munsi byabakiriye. Dushimira Imana kuko tutasaze kandi bidusaza bihari. Haleluya, 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 haleluya barakora. Haleluya, haleluya. Amen. Nagira ngo ntuze kugira umuntu utekereza ko ari we wagira uruhare kugira ngo ugire ibihe byiza. Wowe nimba ntabyo ufite, nta n'ibyo wabona. Amen. Ariko ndumva icyubahiro cy'Imana kiri hano. Haleluya. Amarembo, amarembo, amarembo we, Amarembo ni yugo. amarembo, amarembo, amarembo we, amarembo, amarembo, amarembo we, Amarembo ni yugo. amarembo, amarembo, amarembo we, Amarembo ni yugo. amarembo, amarembo, amarembo we, abonayo nikugerayo. Amarembo, 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 amarembo we, amarembo, amarembo, amarembo we, amarembo, amarembo, amarembo we. Haleluya. Haranditse ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe nguramburira amaboko. Umutima wanjye ukugirira inyota nk'uw'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Hanyuma dusome Zaburi ya 46, Zaburi ya 46, 46 umurongo wa 2 gusa. Hari ijambo rivuze ngo Imana n'ubuhungiro bwacu n'imbaraga zacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Ongereho n'uwa 3 haravuze ngo nicyo gituma tutazatinya
naho isi yakurwa, naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa ahayo ikajya imuhengeri. Amen. Haleluya. Amen. Ngira ngo nkorera kuri piano gatoya. Nanjye ndirimbe. Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo, anyobora iyo gukiranuka, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu, sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Nukuri, nukuri, ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. Nukuri, nukuri, ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose iriho. Ishimo yawe ni nkoni yawe, bimpumuriza umutima, naho nanyura mu gicucu cy'urupfu, sinzatinya kuko ndi kumwe nawe. Nukuri, nukuri, ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose. Amen. Haleluya. Ninde wahindura imigambi yawe Mana? Ninde wavuguruza icyo wavuze? Uvuze yego, ntawavuga oya. Uvuze oya, ntawavuga yego. Ninde wahindura imigambi yawe Mana? Ninde wavuguruza icyo wavuze? Uvuze yego, ntawavuga oya. Uvuze oya, ntawavuga yego. Wasanze nigaragura mwivata, urambwira ngo mbeho maze mbaho. Ijambo wivugiye urikomeraho kugeza urisoje, ntujya ubeshya namba. Ninde wahindura imigambi yawe Mana? Ninde wavuguruza icyo wavuze? Uvuze yego, ntawavuga oya. Uvuze oya, ntawavuga yego. Imana ishimwe. Abakiri hano tuzamurira Imana icyubahiro. Abakiri hano nanone tuzamurira Imana icyubahiro.
haleluya haleluya haleluya. Hanyuma reka tuvuge gato ku ijambo nk'iminota 10 gusa, mbabwire ijambo ryitwa kwibuka imirimo y'Imana. Ijambo ryitwa kwibuka imirimo y'Imana iryo numva ashaka kubabwira nonaha. Twahereye mu gitondo tuvuga ubutumwa bwiza ndetse kuva ejo, ariko twese uko turi hano turi umurimo w'Imana. Haleluya 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 haleluya. Ndatekereza ko umuntu wese uhagaze hano cyangwa wicaye, kuba wicaye ni umurimo w'Imana, kuba uhagaze ni umurimo w'Imana, kuba ushobora kujya guhinga ibyo birasobanura ko ari umurimo w'Imana. Imana ishimwe. Haleluya haleluya. Rifite teme ivuga ngo bigishoboka. Bikigize gute? Bikigize gute? Teme tugiye kuganiraho iravuga ngo bigishoboka. Reka dusome Bibiliya. Turasoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya igice cya 55 ku murongo wa 6 n'uwa 7. Kongere dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndaza kuhababwira tuhageze. Yesaya 55 ku murongo wa 6. Teme ivuga ngo iki? Bikigize gute? Haranditswe ngo nimushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, nimumwambaze akiri bugufi. Umunyabyaha nareke ingeso ze, mukiranirwa areke ibyo yibwira, agarukira Uwiteka nawe aramugirira ibambe. Agarukira Imana yacu. Murayibona pe kwihari no gutsindagira, ni ibintu bifatika, ni ibintu by'ukuri, izamubabarira rwose. Dusoreze mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka igice cya 16 ku murongo wa 19. Tuhumva inkuru y'umuntu wabonye umwanya akawupfusha ubusa, yarangiza akicuza. Bakoze cyane. Twari tuvuze ngo tugiye gusoma muri Luka 16 ku murongo wa 19. Haranditse ngo hariho umutunzi wambaraga imyenda y'imihengeri n'iy'ibitare byiza. Namwe niho muri gusoma? Niho muri byiza, imisi yose agahora adamaraye. Kandi hariho n'umukene witwaga Lazaro, wahoraga aryamye ku meza, ahoraga aryamye ku muryango w'uwo mukire. Umubiri we wuzuyeho ibisebe, imbwa nazo zarazaga zikamurigata mu bisebe. Kandi yifuzaga guhazwa n'ubuvungukira buva ku meza y'umutunzi. 22. Bukeye umukene arapfa, abamarayika bamujyana mu gituza cya Aburahamu. N'umutunzi nawe arapfa, arahambwa. Ageze kuzimu arababazwa cyane, yubuye amaso areba Aburahamu ari kure na Lazaro ari mu gituza cye. Arataka ati, Aburahamu sogokuru, mbabarira wohereza Lazaro akoze isonga y'urutoki rwe mutuzi, antonyangirize ku rurimi, kuko mbabazwa n'uyu muriro. Aburahamu aramubwira ati, mwana wanjye, ibuka yuko wahawe ibyiza byawe ukiriho, Lazaro nawe yahawe ibibi, none aguwe neza hano, naho wowe urababazwa cyane. Kandi uretse n'ibyo, dore hariho umworera munini bikabije hagati yacu namwe, washiriweho kugira ngo abashaka kuva hano kuzaho muri batabibasha, kandi n'abavaho batagera hano. Nawe ati, ndakwinginze sogokuru ngo nibura umwohereze kwa data,
kuko mfite bene data batanu, ababurire ngo nabo batazaza aha hantu ho kubabazwa cyane. Aburahamu aramubwira ati bafite Mose n'abahanuzi babumve. Nawe ati oya sogokuru Aburahamu, ahubwo nihagira uzuka akabasanga bazihana. Aramubwira ati nibatumvira Mose n'abahanuzi ntibakwemera naho umuntu yagira ate, naho umuntu yagira ate. Turasaba umutekinisiye yongera ijwi ry'iyi mikrofone kubera ko izindi zitari kuvuga, ashaka ukuntu yabikora neza. Iyi ngiyi niba bitari gushoboka baraza kumva umugozi, ariko tuvuge ibintu biri kumvikana. Haleluya. Ni abantu babiri dusigaranye aribo bari kwikiriza. Haleluya. Iyo maze kuvuga teme ni intego tugiye kumviramo ibyanditswe byera. Iki giterane gifite intego y'abagiteguye. Umwigisha nawe aba afite intego y'icyo ashaka kuvuga nubwo abarasoma Bibiliya. Intego y'iki giterane rero, hatagira ababona ibi byuma biri hano bakagira ngo ni ibya MTN, cyangwa bakagira ngo ni umunsi mukuru wo kwamamaza Supanet cyangwa wo gukaraba intoki. Kubera hano hari ikibuga basanzwe bahabona ibyuma, niho habera iminsi mikuru. Turagira ngo rero twisobanure, tubabwire abantu bari hano, ushobora kuba mwaje nyuma bamaze kwakirana. Twebwe turi hano dufite intego. Dufite iki? Haleluya. Ntabwo abantu bapfa kwambara imyenda isa gusa muri iyi si. Ntabwo abantu bapfa guhagurutsa amamodoka ngo bayazane hano bapfe guparika imodoka zihirirwe ziharare turi gutembera. Iyo dushaka gutembera tuba twagiye mu Kinigi no mu Kagera, ariko turabatangariza ko tutaje gutembera. Twebwe ntabwo twaje kwifatira ifoto kuri mwe. Ndagira ngo mbabwire intego dufite. Korari haleluya. Turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Abatari gukoma amashyi kubareba. Turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Abantu bamfasha rwose. Turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Haleluya. Turashaka kubohoza abo Kanyanga yagize imbata. Turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Turashaka kubohoza abo inzoga zagize imbata. Turashaka kubohoza abo Satani yagize imbata. Urabeho turagiye Nyiranzira n'ejo. Urabeho turagiye Nyiranzira n'ejo. Nyiranzira n'ejo yapfuye atiranye. Urabeho turagiye Nyiranzira n'ejo. Nyiranzira n'ejo yaguye mu kabare. Urabeho turagiye Nyiranzira n'ejo. Urabeho turagiye Nyiranzira n'ejo. Urabeho turagiye Nyiranzira n'ejo. Aha. Murakoze. Twari kugira ngo mumfashe twumvikanishe message yacu, ni ukubohoza abo Satani yagize iki? Ha! Haleluya. Babyita gutanga umusada. Mu Gifaransa ni ukwenterevona. Haleluya. Twaje gutanga umusada. Twaje mu kazi. Twaje mu ki? Bibiliya narayisomye iravuga ngo abajana na Yesu gutabara bazagabana ku mugisha. Ubu Yesu yaje hano ariko yazeye muri twe. Twebwe turi indogobe ariko uwicaye muri twe
abahanga baramubonye baravuga ngo hahirwa uje mu izina. Egiputa bisobanura hehe? Mu byaha. Imana irabareba. Bibiliya iravuga ngo nuko Imana ireba Abisirayeli imenya uko bameze, imenya uko bageze gute. Ndashimira Imana ireba umuntu ari mu byaha ikamugirira ibambe. Habe nubwo birimo yabona ntacyo abaye, ariko Imana yo iyo ikurebye ikugirira ibambe. Imana ngo iragenda ihamagara Mose. Ndagira ngo mbabwire ko mu isezerano rya kera na marenga Mose byashushanyaga Kristo uzabohora abantu akabakura mu ngoyi y'ibyaha. Mose niwe wamanutse aja muri Egiputa kuzana Abisirayeli, arabazamura abagejeje mu butayu. Kuva muri Egiputa kugera muri Isirayeli hari bugufi cyane, hari hafi cyane. Mu kugereranya ingendo bari bafite inzira ya bugufi, kwari ukwambuka ikibaya cya Nili. Umugezi wa Nili ni utandukanyije Isirayeli na Egiputa. Nicyo kibaya nicyo Mariya na Yosefu bambukanyemo bakikiye Yesu, bamuhunganye ngo adapfa, ngo atagira gute. Bahunga bavuye muri Isirayeli baja muri Egiputa bahunze. Nicyo kimenyetso cya mbere cyerekana ko ari hafi. Ikindi kimenyetso cyerekana ko ari hafi, Yakobo apfa yaguye muri Egiputa, ariko atarapfa yari yaravuze ngo ntimuzampambe mu gihugu kitari iwacu, muzampambe iwacu. Bashira umurambo ku bitugu, nta modoka zari zakaza. Bashira umurambo ku bitugu bamujana i Kanani, baja kumuhambayo baragaruka. Baja kumuhambayo. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri cyerekana ko ari hafi. Bagiye kumushingura i Kanani, barongera baraza muri Egiputa bakorera y'ikiriyo. Ni ikimenyetso cyerekanaga ko ari hafi. Ariko reka mbabwire, igihe cyo guhaguruka bo bagiye i Kanani, ngo Imana ibona ko nibagerayo byihuse, nibagerayo iyo minsi mikeya batazamenya uburemere bwo kubakurayo no kubahagurutsayo. Imana ishima kubacisha inzira ziziguye. Inzira igize gute? Inzira iziguye kugira ngo bazatinde. Ibacisha mu butayu, babumaramo imyaka 40. Imyaka 40 bamaze mu butayu baryaga ku ikofi y'Imana. Nta muntu n'umwe wigeze arema isoko, nta muntu n'umwe wigeze aja kuri butike, nta muntu n'umwe wigeze agira icyarahani ngo adodere umuntu umwenda wacitse, nta wacuruje isabune, ntibigeze bafura. Mbese Imana byose byari biri muri system. Bibiliya yerekana ko Mose igihe cyageze agapfa. Mose yarapfuye, umuntu w'Imana, asimburwa na Yosuwa. Mose yaguye ahantu bita Mowabu, ariko Mose atarapfa afite amagambo yabwiye Abisirayeli yanditse mu Gutegeka kwa kabiri. Muri kunyumva se? Abahariya nibo batari kunyumva. Muri kunyumva namwe? Afite amagambo yanditse mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 8 ku murongo wa mbere. Hatangizwa n'amagambo avuga ngo Mose abihanangiriza. Mose agira gute? Ijambo kwihanangiriza mu Kinyarwanda ni umuntu usubiyemo ibyo yakubwiye, akavuga ngo narabivuze nongere mbisubiremo ndabivuze. Mose abihanangiriza yarababwiye ngo igihugu Imana ibajanyemo ni igihugu, ayo magambo muzayahasoma, muzariramo ibyo kurya ntibibure, kirimo ibidendezi, kirimo amakomamanga, kirimo sayiri, muzacukuramo amabuye y'ibyuma. Arababwira ngo muzarya muhage, muzashimira Uwiteka, nimumara kujya mugahaga ntimuzibagirwe. Abahungu n'abakobwa babwira Mose batehindura isomo, ibyo byo wikwirirwa urabisubiramo, twarabyumvishe ntawarya ngo ahage ku buryo yasozogura Imana. Mose ati sawa, murabyumvise. Hasize iminsi Mose arapfa, ariko akorana Romize na Yosuwa. Yosuwa niwe binjije muri Kanani, ngo birukana andi mahanga. Bageze muri Kanani, Yosuwa ngo abagabira gakondo, aba Rubeni hariya,
abanafutari, abazeburoni, arabahereza bose uko ari imiryango 12, ngo abahinga amasaka barahinga, abahinga urutoki barahinga, abikawa barahinga, ngo cyari igihugu kimaze iminsi kidahingwa kirera, ngo uwejeje ibirayi ubwo ni Nyabihu no mu Kinigi, abejeje ibitoki ubwo ni Rwamagana ni Kirehe, abejeje amasaka ubwo ni Nyagatare cyangwa mu Gahunga, mu Ruhengeri naho hari ahitwa i Murera bahinga amasaka, abandi bahinga imyumbati ubwo ni mu Ruhango, abandi bahinga amashaza ubwo ni Gikongoro, ubwo nababwira buri ahantu hose baba bafite igihingwa cyaho, abandi bahinga icyayi ni mu misozi ya za Kitabi, abantu barahinga, ngo abandi baracuruza, ifaranga riraza, abandi baje kwiga, amadiploma arasohoka, basohoka bambaye ingofero n'ikanzu, bahita babona akazi, kandi babona akazi batiriwe barakora ibizami, bavuga bati murangije amashuri tubakeneye ku isoko ry'umurimo. Ifaranga riraza, umuntu bakamuha biro, bakamuha amafaranga ya telefone, bakamuha yo kwakira abashyitsi, bakamuha imodoka, bakamuha n'umushoferi, baricaramo baravimvira, ibikanu biraza, inda ziraza, abantu bagendana amatelefone manini inini n'intoya, abantu bagira amabatwara, abantu bagira amashakoshi, umugore wasaruye ibirayi akaja mu isoko akagura inkweto n'ishakoshi n'isaha n'ikanzu bisa, yakwinjira mu materaniro akajya areba ati ndicara hehe na ndicarana nani, mbese amafiyeri, abandi bamara kurya bagahaga, ikibuno akagiterera hejuru, abandi bakambara imyenda ifite amazina, yatega igitambaro ati iki gitambaro cyitwa mfite umugabo, yagenda n'ishakoshi ati mbarusha umugabo. mbese ibintu birakomera, abantu ngo batangira kumva bafite confidence, umugabo yagira ibihumbi 100 ku mufuka agatangira ataya yose ntawayanywa amafanta ngo ashire, ati mu ndebere cyakini cya mitsingi kinini. Abandi umugore nawe yagira ibihumbi 300 ku mufuka, ati kugira umugabo umwe wapate ngo gushaka n'undi dutemberana. Ngo abantu baragenda baja mu byaha, baja he? Abisirayeli baragenda bakora ibyaha, ngo birukana Imana muri bo. Ibyaha nabisomye ngiye, buriya nabisomye nihereye, nasomye ibyaha bakoze, ngo bamwe baragiye barasinda, ntibasinda ngo banatahe, ngo bakarara mu kabari, abandi ngo baragenda ntihasambana n'urubyiruko, ngo hahita hasambana abafite ingo, ngo umugabo agata umugore we akajya gusambana n'abandi, umugore agata umugabo akajya gusambana kandi afite umugabo. Imana irababara. Abandi ngo batangira guhiga, akagenda avuga ati nje uko mundaruku mwa amacupa 10 ya mitsingi kandi ngataha ntari kuzongera, ngo bigira intwari z'inzoga, ngo akajya babwiramo n'ibyivugo. Abandi ngo bagafata ibintu bibi bakabihindura ibyiza, wamubwira uti iryo ntari ijyambara ry'umukobwa, ati weho uri umuturage wa naho ntagoze aho ibihe bigeze, ukagira ngo we ni umusirikare. Ibintu bibi bakabihindura ibyiza. Abandi bababwira bati nyabuna, mbere yuko mugiye muraje muze mubanze mu materaniro, ngo ntabwo twakererwa, ngo ntabwo turirwa duterana uyu munsi, bagafata ibyiza bakabihindura ibibi. Imana irababara. Ngo Satani aragenda arababombarika, abagira ibishishungwa, abaka Imana yabakuye muri Egiputa, abagira be. Kandi Satani ahabereye mubi, aragufata akakwaka Imana yagutuje mu rugo, akakugira uwe kandi ukiri no mu rugo rw'Imana. Buriya nkambabwire kimwe mu bintu bibabaza umugabo, umugore yaciye inyuma, ariko uyu munsi bari tuvuze ngo Yesu akubabarire akubohore. Ngaho muce bugufi dusenga Imana. Turashaka gusenga, mwe ntamvuze ngo mwicane, nagira ngo muce bugufi mu mitima yanyu. Twari twavuze ngo umuntu ushaka imbabazi z'Imana uza hano imbere byamunaniye, narambura ikiganza, bihamisha ikiganza, akiramburira aho ari, imbabazi z'Imana ziramugeraho. Nawe rambura ikiganza, rambura ikiganza niba ukeneye imbabazi z'Imana, rambura ikiganza niba ukeneye imbabazi z'Imana. Mubwire Imana uti Imana, nubabarira abapfukamye ku mukeka, nanjye umbabarire. Abashumba twazanye babegereza mikrofone bagiye gusenga, ariko mwebwe
ndagira ngo mbabwire amahirwe mufite mubonye aruta y'aba bantu bose bahagaze hano. Icya kabiri, niba muzanywe n'ubwoba turabaha umwanya musubireyo. Nta butumwa bw'iterabwoba tugira ukuri. Niba ari ukuri mwumvise, uku kuri kuzakomeza kubayobora. Icya gatatu, niba mwihanye ku bwende bwanyu nta gahato, mubihamisha ikiganza cy'iburyo. Muzamure ikiganza cy'iburyo, muzamure ikiganza cy'iburyo. Amagambo tugiye kuvuga mugiye kuyasubiramo, muvuge ngo Mwami Yesu Kristo. Ntabwo ndi kubumva, muvuge ngo Mwami Yesu Kristo, turagushimiye ko waducunguye, tumenye ukuri, ko twumvishe ijambo ryawe. Uhereye none iminsi y'ubujiji twagize uyirengagiza, utubabarire ibyaha twakoze. Uhereye none usezeye kuri Satani n'ibyo yadukoreshaga byose, ko mutari kuvuga n'ibyo yadukoreshaga byose. Shingo y'izari zituboshye, utuboheshe urukundo rwawe. Tuje mu itorero, turakwakiriye Kristo, utubere umwami n'umukiza. Uhereye none tugiye gufatanya n'abandi kugukorera. Twemeye kuba abakristo batizwa mu mazi menshi. Kristo wacu turakwakiriye, utubere umwami n'umukiza. Dukure mu gitabo cy'urupfu, twandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze Yesu kutubabariye, kubw'amaraso yawe twakira imbabazi zawe, izina rya Yesu Kristo, amen. Icyo kiganza wazamuye gishire ku mutima, niyo twari dufite. Turagushimye, ishusho niyo twagiraga, kwijwi ryawe ryumvikanye. Habonetse ibinyago, ntabwo aba basibagirwa igihe bakizwa. Satani iva mu maboko ya Satani, iva mu barozi, iva mu businzi, iva mu busambanyi. Mana, izina ryanjye rihabwe icyubahiro. Turabakurikiye Mana, turabakweretse Mana. Rekubeze, 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 rekubeze. Izina ryawe Yesu Kristo, imbabazi zawe zibazeho, imbabazi zawe zibazeho. Kandi twirukanye amajwi yose, amajwi y'urucantege, amajwi abasubiza inyuma, amajwi abasubiza inyuma, ayo turayirukanye. Mana, bafate umwanzuro nk'abantu bakuru nk'uko bawufashe, kandi bawufashe ubagire neza muri byose, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze cyane. Haleluya. Bose bitangaza ko Yesu yanyijije, umwuka we wera iwunyura, uzagezi wanjye kw'ijuru amahoro. Murakoze cyane. Ndagira ngo dusengere abantu bafite ibibazo bikomeye, ibyanze kumureka. Ibyo uri kubona ku kagari bashobora, tiwirirwa urabizana bazabikemura. Reba ibintu uri kubona bikomeye ku buzima bwawe, ibyananiranye, uzamuke, uhaguruke, n'ikiganza cyawe kizamure, tubwire Yesu akemura ibibazo byawe. Niko kera twateraga amakorasi tukavuga ngo ibibazo byawe ubizane kuri Yesu ntajya ananirwa. Ibibazo byawe ubizane kuri Yesu ntajya ananirwa. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ndakimunanira. Iyo mitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajya. Imitwaro yawe uyizane kuri Yesu ntajya ananirwa. Hagurukira aho uri tugusengere, kuri Yesu ntajya ananirwa. Murakoze cyane. Amasaha yajyanye, reka twakire uriya mupapa, umutware wa perezidante wa korali Yigire Hino. Umusaba azasenga Imana. Hano hari imbaraga zikiza, hano hari Imana ikora, hano Yigire Hino. Tugiye kumwakira senga Imana. Wowe niba wizeye, zamura ikiganza cy'iburyo, nicyo cyakira igitangaza cy'Imana. Mu biterane nk'ibi
Imana ikoreramo ibitangaza. Mu biterane nk'ibi Imana ihinduriramo amateka, abantu bagahindura amagambo. Wowe reba icyifuzo ufite gikomeye, uvuga uti Imana, kuri wowe biracyashoboka. Zamura ikiganza aho uri hose, senga mukozi w'Imana. Yesu ashimwe. Amen. Tugiye gusenga Imana ishobora byose. Ni byose. Tugiye gusenga Imana itanga urubyaro. Niyo. Tugiye gusenga Imana yubaka ingo zari zigiye gusenyuka. Niyo. Tugiye gusenga Imana ikiza indwara zananiranye. Niyo. Tugiye gusenga Imana ishobora byose. Uwiteka Imana yacu Sabe tarumba, uri rubasha, uhindura ibyanze guhindura. uri Imana ikomeye, uhindura amateka abantu bagahindura uri amagambo. Imana ikiza, Sobeza agaciro abagataye. uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye, uri Imana ikomeye, komeza abantu. uri Imana ikomeye, uri Imana ishyira ikuzimu igakurayo, Asante uri Imana yica igakiza, Haleluya. uri Imana itanga urubyaro, urabishoboye waruhaye. uri Imana yubaka ingo wubakiye siteri. uri Imana ishobora gusubiranya abakoze amadivorce bakongera bakabana. urabishoboye. Mwa Imana yacu uri Imana itanga ingo, uri Imana itanga urubyaro, uri Imana ikiza kanseri, uri Imana ikiza sida, uri Imana y'ubutware n'ubushobozi. Ibyo biroroshe cyane. Uri Imana itanga abagabo, uri Imana itanga abagore, uri Imana itanga urubyaro. Nanjye ndimo mu bari barubuze mu izina rya Yesu. Nanjye ndi mu bari bacireho iteka n'abaganga, ndi mu bari bacireho iteka n'abaganga mu izina rya Yesu. Nyuma ya Samweli wongera ucira indi teka. Byagenda bite? Abahungu n'abakobwa nabibonye, warantabaye, warantabaye, tabara n'aba bose mu izina rya Yesu. Tabara babahagurutse bafite ibibazo binyuranye, hari ibyo bavuga, hari ibyo bavuga, hari ibyo batavuga, hari ibyo batabwira umuganga, hari ibyo batabwira umuyobozi, hari ibyo umugore atabwira umugabo, hari ibyo umugabo atabwira umugore. Mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, hari ibyo udashobora kuvuga, ariko wowe ureba ibiri mu mitima yacu, urabizi. Buri wese ahagurutse mu izina rya Yesu. Kananiwe nuko aruhishwa, hari ibyo gushakaho. Reka rero buri wese uko yaje gushaka, buri wese uhagurutse aba ariko akubona mu izina rya Yesu. Ugenda agende mu mutima we. Erega ngo nta mushyitsi wahagera, ntabwo namenye icyo abantu batekereza, sinamenye icyo bashaka mu izina rya Yesu. Ariko yo kubera kuri Imana, irambura ikiganza igahaza buri wese, haza buri muntu wese uhagurutse, haza kwifuza kwa buri wese mu izina rya Yesu. Umugirire neza kubera kuri Imana ishobora byose. Urakoze Mana yacu, urakoze kubyumvise. Dusene twizeye mu izina ryawe ryera Kristo umwami wacu. Urakoze. Amen. Mana mu izina rya Yesu Kristo, dusabiye umugisha abagiye gutanga kimwe mu 10 n'amaturo. Dusabiye umugisha ababikora babikunze, kuko tuzasarura aya maturo tugiye gutanga. Tugiye kuyohereza iyo tuzaja, kuko tubizi neza ko watugiriye inama ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri nawe niho azaba. Tugiye kubyohereza iyo tuzaja. Ikiruta byose nuko tukiri inaha mu isi, bizatubera umugisha utubeshaho. Ubikora bikunze umuha umugisha, abadafite icyo batanga bafite umutima wo kubikora nabo uzabaronkeshe, bazabikora ubutaha. Twese tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu Kristo. Amen.